ntabwo nabyemera ntabwo nabyemera Nireza mireza ugeze naho wumva itandatu nta n'isoni unafite ugeze kuri level yo kunkunda naguhonda se amakosa y'uyu mwana niyo ngiye ndimo ndazira nireza iyo telekomande nireza iyo telekomande niba jya umfashe niba ari ibyo ngibyo niba ndi no mu mirimo ariko se wanditse ubundi wowe uranshaka iki kaho wahereye ubundi urashaka iki wareba ukuntu wankubise reba ukuntu nize reba inzara ndiye nta n'isoni uba unafite hakube hari umugabo muri iki kinyejana uri kubita umugore aramaze muhonde se ahubwo mbikore kuko ngende uri umusazi kukurushaho It's about to go down. guys ameze mute Dudu wanjye yagarutse nk'ibisanzwe uyu munsi rero umugabo wanjye amaze iminsi ankorera prank umva yaranzengereje nanjye ndateguye prank uyu munsi urabona hariya hari televiziyo imeze nk'aho yamenetse ngiye kumuhamagara mwereke nyine araze murebe reaction ari bugire ndabubwira ko ari umwana yayimenye mwe gusa mutegereze murebe reaction ari bugire aranyica Babe. Honey. Ngwino mwereke. Shabe ngwino mwereke sinzi ibintu Rey nakoze televiziyo. Sinzi ibintu Rey nakoze. Ndabona televiziyo itari gukora. Nureba ibintu byajemo sinzi ibyo ari byo. Yesu Kristo w'i Nazareti Sanga nyine imeze gutya sinzi Rey yarayifite afite kino gikombe sinzi nyine niba agikubise uraza agikubisemo ariko gutya kuko niwe yaragifite ariko gikinisha reba ukuntu televiziyo ibaye ngubiki nyine jewe sinzi ikibaye Rey yarafite kino gikombe Nise jewe ndabizi ibintu Rey nakoze reba ibintu nakoze ava yaramagije kino gikombe ahagaze hano imbere ya televiziyo hagaze imbere ya televiziyo kandi mbona ari mu bitete ahangaha yarari hano unose ko asubiye mu bitete ubu ngubu yarari ahangaha ahagaze umwana y'isi nzabigenze nakwiye ariko ubundi reka siko ndi gukorana nakanda no kuterekomande ubundi uyu mwana reka mubaza ni gute ubundi agira imbere ya televiziyo cyangwa ibikombe byageze ahantu abe hagera gute iyo beka ajya mu kabati akakikuriramo bizo kurugero muri zo kuki utamucunze cyangwa se gusubiza ubu ninjya no hanze kuzana ikintu nkagaruka nzaza mujyana naho se basi ninza ndahaze ntabwo neza amusenzi kazi Nireza turi kumana ugeze naho wumva itandatu nta n'isoni unafite ugeze kuri level yo kunkunda naguhonda se amakosa y'uyu mwana niyo ngiye ndimo ndazira nireza iyo telekomande nireza iyo telekomande akubizi ko mvunye asubuti telekomande ntabwo iri gukora bebe ntabwo iri gukora reba ahantu hose ndi gukora nta kintu kiri gukora nese uyu mwana nze nzira amakosa ye ndatumenya televiziyo uyu mwana ntabwo kwamubyara zibaho nyako ndumenye na televiziyo ntabwo kwamubyaranye be kandi reka mubwire nyamara ngende mbona nta kintu witaho ndakwiyamye nta kintu witaho niba jya umfashe rero imirimo niba ari ibyo ngibyo niba ndi no mu mirimo ariko se wanditse ubundi wowe uranshaka iki kaho wahereye ubundi urashaka iki wareba ukuntu wankubise reba ukuntu nize reba inzara ndiye nta n'isoni uba unafite hakube hari umugabo muri iki kinyejana uri kubita umugore aramaze muhonde se ahubwo mbikore kuko ngende uri umusazi kukurushaho kandi mbe ngewe urimo uranshaka amahane kandi mbe uranshaka amahane niba ugira ngo ubone Mana isi we nawe haguruka tujye kurya umwana wagira mushaka ndekura nawe haguruka ujye kurya iki se mukina icyo mwabigoryi mubamuza mukina amafaranga 300 kuri televiziyo utekereza ko nyamba nayatora ikigoryi ni wowe rero ukubita umugore umugabo w'ikigoryi ni ukubita umugore ntabwo ucapa wampa amuze wowe ibyo wanditse po aho wahereye none unayita kumenya yombo nani solo ubona fata telekomande zawe fata hano wahereye warize wamvuna ibikombe se bishyira ahangaha gutubu ibikombe kuba mu kabati bigira ngaho
hani abo bise mu kabati ibintu areba mu bitete nibyaza gukwana urukumva neza Useka amafaranga y'umuntu aba ari haragaye. Asa amafaranga sayiruga cyate kumande nawe ugerageza urebe ko bikunda. Gerageza iki? Nyine urebe ko bishobora gukunda giye byanze. Ewe arakurangije. Shurangije bwo bujye uzikunize. Niwambwiye ko utazigera umubita n'umunsi wawe. Niwambwiye ngo amakosa yose nzaza nkora ngo ntabwo uzankubita. Noneho ugere. Utanyigere kwa gitinga mahande kuntu no kujya uzana fu. Nusubiye kujya uzana ni. Ibyo wankoreye ejo bundi ndabiwe. Akeo kagiye umugarura. Ariko sitereka gubaza iki. Kuko kwambwiye ngo nta kintu cyose cyaba mu mubiri. Ni igiki kibaye gito mu mubiri. Gaho basi mbabarira. Reka mubwire ntukageze mu bintu by'imikino kuri televiziyo yawe. Ado musaka bikomeye wala yaza kwemeye twa nimva nari kubahanisha kumara nk'amezi 5 mutari. Ariko wajya gupega ntabwo tukora. Kwega ni kwayi. Ndekubajya. Bari gwino bunyisha basa bafana banjye. Guys. Tabona praka zatuma banyica uzuzi ukuntu mbabaje umugeri amubiza dubitaho cyane no yanize wabanda gusa nyine najya ngo mbere reaction y'umugabo wanjye ciao ciao